Yes, bakunzi ba EM Sport ndetse na Rwanda Magazine murababona abakunzi ba APR barishimye cyane nyuma yuko ekipe yabo ibonye amanota 3 ku mukino wabo wa mbere. Ndi kumwe n'umukunzi wayo wibiya byose nyagaza mu maraso man. Bibaza bitegereza. Ebara mezereza ndishimye afite byinshi. Mace ngwirangiye abakunzi ba APR umutima uhagaze. Hoya man, twebwe tuyora twiteje. Twiteguye yuko intsinzi tugomba kuyiharanira. N'umukino wa mbere mwakinnye na Gicumbi ariko muyitsinze ku munota navuga ko mu minota ya nyuma wabonye byakiriye. Icyo bakubwira intare ratonama iratonama nicyo bakubwira intare yaje mu kazi baje mu kazi kandi intare ishotse umugi irakabakaba nta n'umuntu umwe yivogera. Icyo bakubwira intare sometime ikora ibikenewe. Nyiragasa uyu munsi tugiye kuganira kinyamupira ni match ubonye gute urabona APR akizakora muri no champion muri champion y'u Rwanda nabwo bamfite kubera ko abakinyi banje bari tayari ikibazo kiri mu izamu ariko nabwo Pierre agomba kwikosora kuko nabwo agomba guhorana amakosa wenyine nawe agomba kwikosora akitwara neza akabona ko ikipe kinari ikipe y'ingabo man imipangire y'umutoza nta kibazo. Umutoza aratwishe turabibona umutoza yakoze ikosa muri Sekafa Kagame Cup no kubango hano mu Rwanda agomba gukosora ibyakoze na Pyramide nzayikubita man. Pyramide niyo tugezeho ntabwo banyifitiye man. Ntago ubona ko niba Gicumbi bigera ku munota wa 80 utarayibonamo ibitego bitatu Pyramide ntabwo biguteye. Petit frère nawe bagusize mu izamu wabibona urumva neza wabona ko ari ibintu bikomeye nkuko nanjye ngiyemo mukanya natsindwa akonye nubwo natsinzwe nanwe akantu sibyo nubwo bantsinze nanwe akantu bire bintu byanungwe nago nari mbizi ako najya ngubwire ngo Pyramide ndayikubita ibitego 4. Abakunzi ba APR ntago mwagize ubwitabire bwishi cyane urabona biri guterwa n'iki. Iyi match badusizemo urucanganyo bavuga ko bayisubitse niyo mpamvu abafana ba APR bataje ari benshi abenshi bari bazi yuko ino match isubitse bakimera kumenya ko match isubitse niyo mpamvu abafana bataje ari benshi ariko ku bayobozi ba APR ijambo rwe ku buyobozi bwa APR ndagira mbabwira ngo ijambo rwe ku buyobozi bwa APR nibagira ubwoba dufite ikipe nziza na Pyramide tuzayivanamo n'izina ry'Imana. Imana ikunda u Rwanda yiri Rwanda igataha mu Rwanda ndabirahire arasabrari watari sawa mahirwe amasangira gasaze yebo n'abakunzi ba APR FC aho tugiye kugenda dukomeza. Mana yabareyo warabiwe mana tabarabareyo kwa gatira tubarije ibijumba nagasinzira ndyamye nizira ryemereka nkuramo ingofero abareyo kwa gatira tubarije ibijumba kwa gatira tabareyo bararije ibijumba nagasinzira ndyamye abareyo bishe Yezu abareyo nago bizera Imana abareyo bameze nka Kiyovu Sport. Umusa Gicumbi ni ikipe yabanje kubagora mu igombo muyitsinze igitego. Iriya ni imyitozo twakoze. Uvuye muri Sekafa Kagame Cup mukora imyitozo muracyakomeje ku Gicumbi muri champion mukora imyitozo. Yego. Match ya nyamukina ryari rero. Match tuzakina ku ikipe ya Pyramide. Mbaza Pyramide. Nagutangarije. Njyambabwije ukuri nk'intore y'umurashi. Kuwa gatatu bafana ba APR muza twuzure stade nibashaka abanya babona amafaranga n'ubundi abareba barya ibijumba yenda kuwa gatatu bazarya imboga nago barya ibijumba byonyine yenda kuwa gatatu bazarya imboga. Wari wareba match y'umukeba match jewe nzayireba kuwa gatatu umwataka yaguze bitasubani uramuze kuva na mbere maze imyaka 29 match ya Sport umbwengo nyigemo nizina ryane ukubwira ngo reka papa yamwice kuwa gatandatu ariko ngo uzaze kuwa gatatu nzajyayo kuwa gatandatu Sport zatsinze ibitego 3 ku busa ndatangaje ndi none nyuma nationale by'abantu none nationale mvuka mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye mu murenge wa Kigoma mu mudugudu wa Birembo. Kwigarukire kuri ekipe yanyu mwatangiye murekarama ngo umutoza ngo ntashoboye rimwe na rimwe mukamwita n'umureyo ubu yamaze kubakomveka. Umureyo yagiye kera yaragiye ndagutangarije Bebe Kava yaragiye ibyo bavuga ngo nabare n'ubundi abo bamukunze kandi nago babasha kumuhemba. Ahantu ubona APR yaguze nabi ni he?
naguze nabi sinavuga karehera ko bose ko 11 aho idakomeye cyane 24 aho idakomeye cyane ni mwizamu nicyo kintu rogereta kuba uvuga uti Pavel Nzira kuba yaragiye twarahombye cyane mwizamu nuko Pavel Nzira n'ubundi yari yarayinjiwe n'abariyo Pavel Nzira kuba yaragiye nta kintu cyaduhungabanyijeho ariko mwizamu bibaye ngombwa bazana n'umuzamu w'abanyamahanga agasimba byibura agahangana na Shimwe Pierre mpangira eshanu za mbere kubona shampiyona zizarangira zikurikiranye eshanu za mbere twagiye ndagasinzira ndyamye njyewe ndagatangarije ndi none yo murashi umwanya wa mbere igikombe cya shampiyona ni ikipe ngabo z'igihugu umwanya wa kabiri nagiye kubeshya nkareba neza polisi nigenda neza izahangana na gorira sibyo izo ne ebyiri za mbere oya gorira na polisi bizahangana eshanu za mbere vuba oya izo ne ubwo se eshatu ubwo polisi na gorira hazavamo izabi ya kabiri n'ibyo ya gatatu iya gatatu baba we El Waziri ikipe ya Mukura izabe iya kane gatanu jyebona gasogi izajya ku mwanya wa gatanu umukeba ari heza umukeba byebora ku mwanya wa karindwi umukeba ndagutangarije ni intore y'umurashi nationali bayitanzira nziza Jean Claude uzambariza ashaka kuri TikTok intore y'umurashi sawa dusubire kwa gatandatu mwaje kuyishungera urakoze cyane La Gloire Trading Limited yo ni ikwereka inkongoro gusa ahubwo ikwereka abo yareze uzarebaho amakaro yayo yubatse ubwiza bwaho buzakwereka ikinyuranyo ni mu gihe kandi nihagarariye Goodwill yo mu Bushinwa na Somani yo mu Buhinde ibihangange byahegitse izindi nganda zikishakisha inyubako zanyu rero ni muziha agaciro mwubakisha amakaro ya La Gloire Trading Limited akomeye adacuya indahangarwa mu guhangana n'ubukonje humidité dusanga mu gakiriro ka Gisozi cyangwa munsi yo kwa Rwahama imbere y'ishuri Remera Catholique. La Gloire Trading Limited, good tiles, good price.